ni urinde uza kumbwira ngo abantu basengera mu mutima. Isengero wavutse uzabaze so yavutse azisanga, nyoka avuka azisanga, nawe wavutse uzisanga, uzamusobanuza kukiba utabasanze basengera mu mitima. Abandi ati iby'umupasiteri ari kuvuga nukuri, abandi bakavuga ati umukuru w'igihugu soko atwanze kuba ari kuvuga ngo insengero zifungwe, tuzajye dusengera mu mitima yacu. Bibagewe nta nsengero nafungura nimwe, n'ibyo dukora tubikora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero muri development, muri ibi byose twavugaga intambara ziri ku isi na survival y'igihugu, insengero zifitemo uruhare. Perezida Paul Kagame kandi we yivugiye ko ababajwe n'izi ntambara ziri ku isi, arongera aravuga ati izi nsengero muri izi ntambara zifitemo uruhe ruhare, hari ikintu zidufasha. Uyu mupasiteri kandi yongeye kwikomanga ku gatima afite ubwoba, avuga ati Perezida Paul Kagame hari n'aho umubabaje yakihangana mu buryo bw'umupasiteri. Yasubije avuga ati abasanze basengera mu mutima, iryo bwiriza butumwa ry'abadayimoni mwarikuye he? Niba ubona ko amaraso yanjye kumeneka kwayo byatuma ukuri kw'ibyo navuze biteshwa agaciro cyangwa Imana ntibisohoze, vayo uyamene, wino uyamene. hagati y'icyemezo Perezida Paul Kagame yashyizeho se n'uyu mupasiteri turi kubona warakaye cyane, ndetse kandi bigaragara ko afite umubabaro n'agahinda, kandi Perezida Paul Kagame nawe icyo aba yakoze bigaragare yuko aba afite impamvu. Ahangaha nakubwira ngo nuko nshoje ikiganiro, mujye mwibuka gukanda subscribe.